Eugene Official. Turi tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. Muri iki gitondo rero ikituzinduye nta kindi na makuru agezweho nk'ibisanzwe. Amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka muri kano karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko akibanda hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero turaza kugaruka rero ko biramutse byifashe mu bice bigiye bitandukanye. Hari ibice by'ishiro biramukiyemo imirwano tugiye kugenda tugarukaho, haba hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Turagaruka rero kubaruwa kuretere rwose iremereye cyane. Societe civile ku munsi w'ejo bashyikirije MONUSCO mu by'ukuri iyi leta rero cyangwa se iyi baruwa ikaba yagarukaga mu by'ukuri ku myigaragambyo bakoze ku munsi w'ejo. Turaza no kugenda tubireba. Hari ibyo rero mu by'ukuri societe civile yatumye MONUSCO rwose kubagerera kuri UN cyangwa se muri UN bakagira ibyo bakora. Turaza rero kugenda tubireba ibyo societe civile yasabye MONUSCO rwose gushyikiriza UN, cyane ko rwose byose ari bimwe, yaba MONUSCO ndetse na UN usanga rwose byose ni bamwe. So hanyuma rero turaza kugenda nabyo tubyinjiramo gatanu kuri kagenzi kako. Ikindi kandi turaza kugarukaho, turaza kureba rero mu by'ukuri hano muri Kivu y'Amajyepfo. Turababwira ko hamaze kumenyekana umujenerali ugiye kuba atangiza ibitero rwose bagiye kugaba kuri ASM23 ndetse na Twirwaneho. Nibitero bigamije rwose ngo kwa bakwisubiza bino bice bagiye bamburwa. Nibitero bigiye kwa biyobowe n'umujenerali ukomeye cyane ukomokaro cyangwa se uvuka hano muri bino bice muri teritwari ya Fizi, akaba ndetse rwose yamaze kuba ashyikirizwa systeme n'ibiki byose. Ubu rwose ngo igisirikare hari yabameze neza cyane, banejejwe na tekinoloji bagiye gukoresha mu kugaba ibitero kuri MLDP Twirwaneho ndetse na M23. Hanyuma kandi turagaruka nanone ku byatangajwe nanone kandi n'igisirikare cy'u Burundi. Hanyuma tuze no kureba rero n'ibindi byinshi cyane ntavuze mu ncamake biri kugenda bivugwa cyangwa se biriho hano rero muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Hari umusirikare w'Umurundi wongeye kugaragara ko yaguye hano ku kibuga cy'imirwano cyangwa se hano mu mirwano. Uyu musirikare akaba afite ipeti rikomeye cyane kubera ko ni koloneli. Ese uyu musirikare yaguye he, byagenze bite? Aya makuru no turabazane muri iki gitondo, ntimuze kuyacikwa. Twamaze kuba tugenda tuyabegeranyiriza. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyangwa se amakuru yacu rero, nyemerera tubanze tubasabe gukora kuri like mwe mutarabikora, hanyuma kandi mukore na share rwose musharing musangiza abandi iyi video. Abatarasubscribinga nicyo gihe kugira ngo rwose twinjire mu kiganiro ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma ikindi rero tubasaba nta kindi nuko dutiza umwanya, ubundi ibintu byose tukaza kugenda tubibagezaho cyangwa se tubagezaho ingingo ku yindi gatanu kuri kagenzi kako. Ikindi rero reka manze ntumikire abadutumye, hanyuma none duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke. Abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera.
turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Hanyuma rero reka twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Amakuru yacu tukaba nk'ibisanzwe tugiye kuyahera muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu tuvugana rero ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, zirimo rero abacancuro, zirimo mu by'ukuri abarwanyi ba FDLR, harimo FARDC, igisirikare cy'u Burundi ndetse na Wazalendo. Bakomeje gutegura ibitero, bakomeje gukora imyiteguro, aho bari kwitegura kugira ute kuba basubirana bimwe rero mu bice bakuwemo na Twirwano ndetse na M23 hano rero muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Fizi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Hanyuma rero nk'uko twabikomojeho, iyi myiteguro barimo kugenda bitegura nk'uko twari tubibabwiye, bakaba bari kwitegurira hano rwose za Fizi, ku zone yo za Baraka, mbese muri ibyo baya by'iyo hepfo hose niho bari kugenda bitegurira. Amakuru rero ari kutugeraho aravuga ko ngo uwitwa Generali Charigonza Nduro, uyu mujenerali burya ngo avuka hano muri teritwari ya Fizi, ni umunyafizi. Uyu mugabo asobanukiwe neza ngo bino bice cyangwa se aha hantu ahazi neza cyane. Ibi rero biramuha amahirwe yo kuba ari rwose urimo arateganywa kuba yaramutswa kuyobora ibitero hano hantu cyangwa se kuyobora izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ikindi kandi ariko nakabaye nanashyizemo izi ngabo. Ikindi andi makuru ari kugenda tugeraho avuga ko izi ngabo rwose zamaze kugira gute, zamaze gukora icyitwa coalition. Ngira ngo murabibona harimo n'abacancuro FARDC ndetse mukabonamo rwose buriya na Wazalendo. Abasirikare izi ngabo zivuga ko zinejejwe cyane n'uburyo ki ziri gukoramo imyiteguro, ndetse kandi bakanatangaza ko morali yabo iri hejuru cyangwa se bafite morali, nubwo ku munsi w'ejo bagabye ibitero kwa Murima ntibicemo. Bakavuga ko ngo bafite tekinoloji ihambaye. Ngira ngo murabibona kuri ubwo bwato turabona barimo baragendanamo rwose antene. Bavuga ko bafite tekinoloji ihambaye, ndetse bakanavuga ko nabo gukoresha iyi tekinoloji babafite bahagije. Ese nabo bafite kubera icyo ubwato bwabo butikurirwa hano muri Tanganyika? Ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma ikindi kigeretse kuri ibyo rero, ubu tuvugana batangiye kongera gusa no bari kugenda bagotagota cyangwa se bazenguruka iyi Minembwe. Nta kindi bagamije ari ukugira ute, ari ugutegura ibitero hano kuri iyi Minembwe. Ngira ngo niba mwarakurikiye amakuru yacu yo ku mugoroba, twababwiye ko ahitwa ngo ni Imirimba, aharoni munsi cyangwa se ni imbere ya y'ahantu bita ngo ni za Rugezi, akaba majyepfo ya Kivu ya Minembwe. Naho hari kurundwa, hari kubakwa ibirindiro, hari kurundwa igisirikare cyangwa se ingabo nyinshi. Izi ngabo ngo zikaba zigamije kugira ute, zikaba zigamije rwose kugira ngo zizatangirize ibitero rimwe n'izi ziri munsi hano kwa Murima, hano kuri za Fizi, bagamije kugira ute kugira ngo ariko bakwisubiza ibi bice. Bakavuga rero ko bamwe bagomba guturuka hano nyine Imirimba, abandi bagaturuka hano. Intego nyamukuru ni ugufata Poezero na Minembwe. Reka twongere dutumikire n'undi mufatanyabikorwa wacu, ubundi tuze dukomeze tubahe operation cyangwa se amakuru aramutse tunabinjize ku mirongo y'urugamba, turebe mu by'ukuri uko biramutse byifashe. Byose ni mu byo twagiye tugira gute, twagiye tubategurira gatanu kuri kagenzi kako, cyane ko turi buze kubagezaho n'ishusho y'urugamba uko biramutse byifashe. Eva Healthy ni umuti usubiza ishema abagabo imbere y'abagore babo. Mu minsi itarenze 2 uwunyweye aba asubiranye imbaraga zo gutera akabariro, kandi agakoresha igihe gihagije mu gikorwa cy'abashakanye. Muri Be Healthy iryacu n'umwihariko, kandi mu twahaye service ntawe uricuza ko yaje atugana. Hamagara iyo nimero niba ukeneye service zacu.
ever healthy, bring back your confidence. Enjoy the beauty of the wife God gave you. I'd be healthy, we believe. Every man deserves to feel the joy of his woman, the gift that God has given. Aha, murakoze cyane rero, reka sasa twinjire mu yandi makuru. Aha ni muri za Minembwe, dufite amakuru menshi cyane yaba ayo ku rugamba, ariko ndabizi abantu benshi murifuza kumenya mu by'ukuri ibyabaye cyangwa se uko ibintu byagenze mu myigaragambyo yabaye ku munsi w'ejo. Nabibabwiye ko yasojwe na societe civile, nibaruwa rwose bashyikirije Monisco hano Igoma, nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho. Nibaruwa rero igizwe na page zigera hafi kuri enye gutyo. Iyi baruwa rero nkaba ngira ngo ariyo tubanza rwose kugenda tugarukaho, tugarukeho ku byifuzo by'abaturage, ndetse byanatumye bagira gute, byanatumye habaho kwigaragambya kw'abaturage. Hari impamvu nyamukuru atumye bigaragambya. Reka rero iyi mpamvu ariyo tugira gute, ariyo tugarukaho muri make muri rusange. Ngira ngo ejo inshamake nyinshi zagendaga zigaruka kubyo ku mpamvu nyamukuru imyigaragambyo yaba yarabaye. Abenshi akavuga ko cyangwa se bumvaga batangaza ko abaturage bifuza ko mu by'ukuri ibi bihano byafatiwe ASM turabikurwaho, ndetse bakanavuga ko ibi bihano bitagamije rwose cyangwa se byica ibiganiro by'amahoro biri kuba hagati ya Kinshasa ndetse na ASM 23. Hanyuma rero twifashishije amakuru cyangwa se twifashishije ubu butumwa bwashyikirijwe mu by'ukuri Monisco, n'ubutumwa bwashyikirijwe na societe civile ya hano mu by'ukuri muri Kivu Amajyaruguru, aho mu by'ukuri bari bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Wenda twavuga ngo nk'ibyifuzo byari biri muri iyi baruwa, ndashaka kugira ngo tugende tubirezima. Icyifuzo cya mbere ni ugukuraho ibihano byafatiwe ASM 23, gukuraho ibihano byafatiwe ASM 23. Bishatse kuvuga ikiro impamvu ibi bihano bigomba gukurwaho. Bavuga ko ngo ibi bihano ngo Loni yafashe bigamije ngo babifashe nyine babifatira ubuyobozi bwa ASM 23, bizakomeza gutuma inzira y'ibiganiro by'amahoro mu by'ukuri itagenda neza. Ibyo ni ingaruka zigomba guterwa n'ibi bihano byafatiwe abayobozi ba ASM 23. Aba murabibuka harimo uwitwa Charles Sematama, Colonel Inanga ndetse na Colonel Imani Nzenze. Colonel Inanga, Colonel Imani Inzenze. Icyo ni icya mbere bavuga bati ibi bihano rwose ntabwo biri ngombwa. Icya kabiri baravuga bati mu by'ukuri bahagarike izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, bahagarike kugaba ibitero mu bice biri kugenzurwa na ASM 23, haba muri Nord Kivu ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikaba kandi bavuga ko ngo ari ibintu biri mu masezerano ya Washington, Doha ndetse no bita ngo ni Imontre. Imontre ni mu Busuwisi. Bakavuga bati rero ibi bitero by'ingabo cyangwa se bya Kinshasa bihagarike biri kugabaho gahe mu bice biri kugenzurwa na AFCM 23. Iyo ni ingingo cyangwa se ni icyifuzo cya gatatu. Ni cya kabiri plutôt. Icyifuzo cya gatatu baragaruka ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga. Bakavuga bati guhindura itegeko nshinga nabyo biveho, kuko ngo ibi biri mu nyungu zo kugira ngo uwitwa Faci Beto cyangwa se Gisekedi
akomeze arambe ku butegetsi. Bityo rero bakavuga bati ibi nabyo ntabwo bikwiye, ibi nabyo ntabwo bigize gute yemwe, ntabwo bikwiye. Icyifuzo cya kane, barifuza ko haba operation cyangwa se bakora ibishoboka byose izi ngabo zifatanyije na Kinshasa bakagira bate yemwe. Icyo bagomba gukora, barifuza rwose ko iyi ADF naru irwanira za Beni na Ituri yarandurwa burundu, yarandurwa burundu. Ibiro nibyo byifuzo aba societe civile cyangwa se abahagarariye abaturage abasivile hano muri Kivu Amajyaruguru, nirwo rwandiko bashikirije mu by'ukuri icyo twakwita ngo ni MONUSCO. Hanyuma rero dore ibyo basaba, biriya ni ibyifuzo, ariko noneho hari n'ibintu bigera kuri 7 bari gusaba ko bikorwa. Icya mbere, baravuga bati ibiganiro bya politike nibyo bya mbere aho guha agaciro ibihano. Iki ni icya mbere bari gusaba mu by'ukuri iyi miryango mpuzamahanga, by'umwihariko Loni. Baravuga bati ibiganiro, habeho ibiganiro, nibyo bya mbere bishobora kugarura amahoro, hatabayeho iki, hatabayeho ahubwo izi nzira ngo zo gufata iki, ibihano. Muri make iki cyifuzo donc ibi bari gusaba bigendanye na cya cyifuzo cyo kubasaba kugira ute gukuraho ibihano byafatiwe bamwe mu bayobozi ba ASF binafatwa binafatirwa babifashe ni Loni. Hanyuma icyifuzo ikindi cya kabiri rero basabye, baragira bati kureka ibikorwa bishobora guteza intambara. Icyo ni ikindi kintu cya kabiri basabye, kureka gukora ibikorwa bishobora guteza intambara mu bice bya AFC M23. Ibikorwa bishobora guteza intambara no gukomeza gushigikira cyangwa se kubugamira ku ruhande rumwe rwa Kinshasa, kuko bitiza imbaraga Gisekedi zo kumva agomba kugira ute, agomba gukomeza kurwana. Bityo akaba bati ibindi dusaba kureka gukomereza gukora ibikorwa bishobora gutuma habaho imirwano muri bino bice biri kugenzurwa nande, biri kugenzurwa na AFC M23. Icyo ni icya kabiri mu by'ukuri basabye. Icya gatatu, gusubira ku bihano byashyiriweho abayobozi ba AFC M23 kugira ngo donc bitume ibiganiro by'amahoro bigenda neza, bagende bicare. Ikintu cya kangahe ni cya gatatu. None sasa dore kirabivuga neza ngo bagende bicare batekereze ku bihano byafatiwe aba bayobozi ba AFC M23, niba binashoboka babikureho kugira ngo inzira y'ibiganiro ikomeze igende neza. Icyo bishatse gusobanura niki, igihe izi nzira z'ibiganiro cyangwa se ibi bihano bikiriho, ibiganiro byo ntabwo birongera kugenda bite, ntabwo birongera kugenda neza. Ingingo cyangwa se ikindi ibyo basabye, twe tumaze kuva kuri iki ngiki cya gatatu tujye ku cya kane. Barasaba ko ngo abasivile bagomba kurindwa mu byago byose cyangwa se mu mvururu izo arizo zose. Icya gatanu, barasaba ko hakubahwa itegeko nshinga, hagomba kubahwa itegeko nshinga, cyane ko Gisekedi we ari gutegura kugira ute kurisenya cyangwa se kurihindura. Muri make ni ukubaha bakareka icyo bita ihindurwa ryaryo,
harimo nyine ibyo kugira ngo habe hakongerwa manda yande ya Kisekedi. Icya gatandatu nababwiye ni ibintu 7 basabye, birasa na bya bindi mu by'ukuri muri bya byifuzo byabo, kuko baravuga bati barwanye uburundu umutwe wa ADF NALU ukorera ahantu bita Ibeni ndetse no muri Ituri. Uyu mutwe urwanwe burundu, usenwe burundu. Ngo ni ewe data, harimo ingingo ikomeye cyane, ngo nibiba bidakozwe vuba burundu, abaturage bo bagomba gusaba AFC M23 ikagira gute ikabikora. Mana y'u Rwanda, aka kantu ntabwo nari nigeze nkibaza, ntabwo nari namaze kumvamo iyi ngingo, ariko muri iyi baruwa cyangwa se muri bibashikirije MONUSCO, mu by'ukuri muri ubu butumwa mu byo basabye 7 ku ngingo yaho ya 6 barasaba kurandura umutwe wa ADF NALU ukorera Ibeni ndetse na Ituri. Nibiba bidakozwe, abaturage bashobora gusaba ASM23 mu by'ukuri kubatabara. Ibizi icyo bishatse gusobanura, muzi icyo ibi bintu bishatse gusobanura. Tayari urugamba tayari rwaba rugiye kwimukira he? Iyo ruguru muri Ituri ndetse na Beni. Kandi aha hantu turabizi hariyo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Igihe rero byaba bigenze gutya, sinzi icyaba kigiye kuba, kaba kagiye kuba M23 ubwo yagenda iri guhumba iri gukubitira hamwe byose icyarimwe. Ikintu basaba ni ibiganiro bya politike, ubwo ni nacyo cya 7 cya nyuma, ni ibiganiro bya politike bya buri wese cyangwa se by'umuntu wese wumva ko ashobora kuba yagira icyo akora. Ibiganiro mu by'ukuri bigatuma bitanga amahoro. Nibyo rero nibyo bintu 7 cyangwa se ngiyo iretere yagize ite yashikirijwe MONUSCO hano rero muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Yasinwe rero n'umuyobozi wa societe civile yitwa Gentil Soni Mulume, akaba rero mu by'ukuri ari we wasinye iyi letere, ndetse yasinwe n'abantu barenze umwe, kuko uwitwa ngo ni Jonga Kigiri Levis nawe akaba rwose yasinyeho. Jonga Kigiri Levis nawe ari mu bateretse umukono. Ni benshi bateretse umukono, ariko icyambere nuko twagombaga kubageza ubutumwa bugize mu by'ukuri iyi letere cyangwa se iyi baruwa iremereye rwose, isa naho irimo n'amategeko y'ibigomba gukorwa. Abaturage bamaze kugira ute, bamaze kugaragariza rwo, bamaze kubona ko niyo Kinshasa ubwayo itabikora, niyo Kinshasa cyangwa se iyi miryango mpuzamahanga itabikora, bizereye mu cyo bita ngo ni AFC M23. Kuko kuri iyi ngingo ya 6 mu byo basabye baravuga bati niba ADF NALU ibananiye kuyirwanya burundu ikorera muri Ituri ndetse na Beni, abaturage dufite uburenganzira bwo gusaba ASM23 ikagira ikabikora. Aho ngaho harimo aho harimo ikintu kidasanzwe, mukwiye kugira gute, mukwiye guta mu gutwi mukacyumva kirakomeye. Iyi ngingo ya 7 ya 6 mu byo basabye iraremereye cyane. Iyi ngingo iraremereye cyane. Abasesenguzi rwose uramutse usesenguye iby'ingingo bwakwira bugaca, ndakurahiye. Hanyuma rero yitwa Yannick, uyu nawe ngo akorera hafi cyane rwose. Uyu Yannick rwose akorera hafi n'inzu, akora hafi rwose na biro ya Corneille Nangaa. Yannick rwose, uyu Yannick rero nawe ndagira ngo tumugarukeho mbere yuko wenda tujya muri byinshi cyangwa se dukomeza n'andi makuru. Ndagira ngo tugaruke ku byo Yannick yatangaje. Ni Yannick ngo ni Kilola. Yannick Kilola ni umwe mu bakorera muri biro rwose ya Corneille Nangaa. Yatangaje iki? Hari ibyo yasabye Constant Mutamba rero urimo gutabaza rwose ko
cyangwa se hariho n'ubwoba ko ashobora gupfa cyangwa se akaba yanakwiyahura. Hanyuma uyu mugabo yavuze ati oya buretse rwose ntugerageze wigerageza gupfa, ati kuko hari byinshi ugomba kuzabazwa, ati cyane cyane ngo uzabazwa ibyabereye muri gereza y'Amakara mu ijoro ryo ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 2 Nzeri 2024. Ubwo rubango ni ku itariki ya mbere ndetse n'itariki 2 z'ukwa 10 2024. Ati buretse rwose buretse gupfa, ati buretse gutekereza ibyo gupfa, ati kuko izo tariki hari ibintu ugomba kuzabazwa byabaye. Murabyibuka ko aya matariki hano muri gereza ya Ndolo ya Prito ya Makara, nari mvuze Ndolo se hejuru mu nyihanganiro, nari mvuze ngo ni gereza ya Makara ya Ndolo, ni gereza ya Makara. Haguyemo abantu benshi, binavugwa ko ngo yaba ngo ari M23 ngo yashatse kubatorokesha, ari umugambi bapanze kugira ngo bice cyane cyane abavukaga muri Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo, bavuga ko ngo baba barakoranye na M23 ASF Turuwa. Hanyuma icyo gihe bapanga operation ngo bari gucika, barangije bajyamo barabarasagura barabica. Icyo gihe abagore bafatwa ku ngufu n'ibiki byinshi byabaye, twagiye tubigaruka muri icyo gihe ntago bizibagirana. So rero we yavuze ati rwose Mutamba rwose Mutamba icyo gihe wari ushinzwe ibijyanye n'amagereza n'ibiki byose, yamubwira ati ati buretse rwose ati witekereza ibintu byo gupfa haracyari kare, hari ibintu byinshi tugomba kwa twagira gute twakwagiriza cyangwa se twakubaza. Hanyuma Patrick Muyaya nawe mu kanya gato agize atya aravuga ati ntabwo mperuka kuvuga, reka ngire ibyo mvuga, ngire ibyo ntangaza. Uyu Patrick Muyaya rero akaba yabivuze ari kuri televiziyo imwe y'igihugu hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, atangaza ko rwose asa naho arimo aributsa abanyepolitike cyangwa se amahanga ko mu by'ukuri itegeko cyangwa se mu biganiro byabaye hagati mu masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo icyo bita ngo ni ijambo ririhe kugira ngo ndivuge ndisoma kugira ngo ibintu bigerereza cyane, ririhe ko ntaribona, naribonye yesa ngo neutralisation ya FDL, kunetraliza FDL. ngo yararimo ko kugenda yibutsa ko kunetraliza FDL ngo ntabwo ari ukubica, ngo ntabwo ari ukwica ngo FDL, ahubwo akavuga ati mu by'ukuri ntabwo ari ukubica, ahubwo nugushakisha ikindi cyagira gute cyakorwa. Ariko se ubundi umugabo ninde wamubwiye ko ari ukubica, ko itegeko rivuga ko ari kubambura intwaro? Kwambura intwaro nyine turabizi ko ntabwo ari ukwica, ni ukubambura intwaro bagasubira mu buzima busanzwe. So ati birashoboka ko bahunguka bakazanwa mu Rwanda, abafite ibyo bakoze bakabiryozwa, niba hari n'abababarirwa bakababarirwa. Ibyo nibyo nicyo bishatse kuvuga nyine wamanitse intwaro mu by'ukuri. So ndetse bakanareka no kugira ute gukomeza gukorana nabo no kubaha ubufasha. Hanyuma ngo uyu muvugizi agakomeza avuga ati hagomba no kugenderwa ku cyemezo cy'ibihumbi 2773 cy'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, ndetse bikaba bigize no mu masezerano ya Washington. Ibyo rero bisashatse kuvuga iki? Ibyo birashatse kugaragaza ko nyine ngo u Rwanda ngo rugomba gusenya ngo ingamba z'ubwirinzi, ariko uko byaba kose nabo bagomba kuzisenya. Hari cyagize gute yemwe, hari cyakozwe muri iyi gahunda yo kunetraliza cyangwa se gusenya uyu mutwe wa FDLR. So ni byinshi cyane, amakuru ni menshi cyane muri iki gitondo, amakuru yaramutse ni menshi cyane. Ariko noneho bakunzi ba Eugene Official, bakunzi ba Eugene Official, ni munyemerere mu by'ukuri, ni munyemerere mu by'ukuri, ni munyemerere rwose tugerageze turebe ko twabona Mutangazaji Musemaji
sina amakosa twumve kuko ndabona muri za Masisi naho ibintu byaramutse rwose bimeze nabi. Ibintu byaramutse nabi rwose muri bino bice ndabona haramutse imirwano yabyutse yakamejije mwabantu mwe. Aha, ngayo rero nguko ndabona umutangazaji, musemaji. Ku murongo wa telefone rwose turimo turashakisha umutangazaji kugira ngo twinjire rwose, twinjire no mu yandi makuru, cyane ko rwose amakuru ni menshi cyane. Ndimo ndabona muri za Masisi haramutse imirwano n'ubundi. Imirwano muri za Masisi rwose ubanza itazigera ivaho cyangwa se ihagarara. Imirwano muri Masisi ubanza itazigera ihagarara. Pe. Imirwano iri aha hantu biragoye rwose kugira ngo izagirite izahagarare. Mutaramu se ko mbona kumufatisha byatangiye kuba ikibazo. Yes, katurebe rero dukoreshe ubundi buryo turebe. Kadukoreshe ubundi buryo turebe rwose ikirashoboka. Ariko nyine mu kanya gato harimo kugenda twandikira tubwira ko hano hantu haba hari imirwano ikomeye. Haba hari kuba imirwano ikomeye cyane. Aha hantu ngo hari imirwano ngo ahitwa hehe mana yanjye. Turebe. Ni hehe? Imirwano ro aha ibice biri kuvugwamo imirwano hano muri za Masisi, reka tubigarukeho tubabwire uko iyo mirwano bakubwira ko ngo hitwa ngo ni Imangeri habyukiye imirwano. Iyi mirwano ro nkaba nari ndimo kugira ngo ndebe ko twabona mu tangazaji sina makosa atubwire ibyo mirwano yabyukiye ahantu bita Imangeri. Nyabyondo naho ngo honge rwose kuraswa n'amadrone, kandi kuko twabonye barimo kugenda banabitangaza bavuga ko rwose haba hari drone zarashe hano hantu bita za Nyabyondo. Hanyuma kandi pinga ngo hamaze kugezwa abasirikare benshi n'abacancuro b'Ababirigi. Ndabona umutaramu rwose ahageze mu by'ukuri tayari. Ndabona rwose ahageze ku murongo wa telefone. Ku murongo wa telefone rwose ndabona arimo kugenda agaragaza ko yamaze kuboneka. Reka rero tumuhe umwanya dufashe rwose kugira ibintu bigende neza. Ko mbona se kandi wagira ngo ahantu hari amarezo ni ikibazo. Nacyo gishobora kuba ikibazo. Rakov
ikibazo rwose cya network aha hantu rwose kugira ngo muri Kongo uzabone network biba ari ibintu bigoye, ariko nyine biragorana bikaba ngombwa bigashoboka bigakunda. byanze hano muri za Warikare urumva ko hamaze kugezwa abacanshuro n'abasirikare benshi, bigaragara ko hagiye kugira ute, hagiye kuba imirwano, cyane ko ariko twumvaga ko ku munsi w'ejo M23 ishobora kuba yagize ite, kuba yabagose. Ubwo rero bigaragaza ko rwose ahangaha bari mu kaga gakomeye cyane. Reka twumve mugenzi wacu, ndumva rwose telefone iciyemo, twumve uko situation imeze. Waramutse ute Sinamako? Gake neza. Urakomeye? Meze neza cyane. Twihuse dukubita tubangura updating bibyutse byifashe bite mu bice bya za Masisi, donc muri make muri Kivu Amajyaruguru. Yego, muri Kivu Amajyaruguru naho ntabwo ibintu byoroheje, tugiye kubagiza amakuru rwose akomeje kugenda abica bigacika, by'umwihariko iyaba amakuru turahera ahangaha muri Nyabyondo n'ubundi tena drone zongeye kurasa muri iri joro mu rukerera rw'uyu munsi, ndetse drone zirasa cyane bikomeye mu baturage, bituma n'umutekano wongera gusa naho uhungabana cyane, dore ko harimo n'abaturage basa nkaho bahakomerekeye bikomeye cyane nubwo nabahatakarije ubuzima. Ibi bikaba byakozwe mu rwego rwo kugira ngo nyine bakomeze kugenda Leta Kinshasa ihangana n'umutwe wa M23, dore ko ahangaha muri Nyabyondo hari abasirikare navuga bari gushyirwa hariya mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bakwataka epfo za Kibuwa aho edikota za FARDC ziri. Byatumye rero n'ubundi hari drone ebyiri zazanywe mu rukerera, ariko ntizabasha kuba zarasa aho abasirikari bari cyangwa se aho bari gushyirwa mu rwego rwo kugira ngo bitegure urugamba, ahubwo zirasa mu baturage. Ibintu byatumye nanone abaturage bisa nkaho bivovotera cyane imyitwarire y'ingabo za FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Bigaragara ko rero ahangaha mu by'ukuri ibintu bitiyoroheje n'aka na gato muri Nyabyondo, aho abaturage bakomeje kugenda bari gutaka cyane basaba M23 ko yakora ibishoboka byose ikaba yafata kiriya kibuga cy'indege cya Kisangani gikomeje kugenda cyifashishwa mu rwego rwo gukomeza kugenda FARDC ibitero mu baturage ndetse no kugenda bazanja umutekano mu karere ka Masisi. Ubona ko muri iki gitondo nta kintu uyu mutwe wa M23 uratangaza ku bijyanye n'ibikorwa FARDC iri gukora, ariko aho twiteze yuko wenda hari icyo bari buze kuba batangaza cyangwa se wenda hari icyo bari buze kuba basha kuba bakora mu bijyanye no kuba bagaba ibitero, noneho tugabona binjira mwabira bice kugira ngo bakomeze kugenda bashaka n'uburyo bafunga iyi miyoboro ikomeje kugenda yifashishwa bagaba ibitero by'ikirere muri teritware ya Masisi. Tuvuye ahangaha rero kadusimbukira aho bita Ikinyana naho habyutse umukwabo watangiye saa 9 z'ijoro, ni mu gihe muri aka gace. Ubwo iyi ni inkuru ya kabiri tubagezaho, aho abazarendo benshi cyane bari bamaze kuba mu baturage ndetse naho bagendaga bajya mu baturage mu rwego rwo kwihisha kugira ngo barebe ko bagaba ibitero hariya mu nkengero za Gahira. Ibi rero byatumye habyukira umukwabo, hakaba amakuru dufite amaze gufatwa abagera muri 51 babazarendo rwose bari muri aka gace, ndetse hafatwa n'imbunda zitari nke, dore ko amaze kuboneka n'imbunda zigera muri 33. Bigaragara ko rero mu by'ukuri teritwari ya Masisi ikomeje kugenda ikorerwamo couvre-feu cyangwa se bakomeje kugenda bari gusaka cyane muri bice byiganjemo ahangaha rwose. Navuga abasirikare babazarendo banze kuba bava kwizima, bakomeje kugenda bidegembye mu baturage ndetse no kugenda bihisha kugira ngo barebe uko bagaba ibitero. Ni nyuma y'uko rero abasirikare n'ubundi bari bamaze kuba bakurwa muri access zigiye zitandukanye, ariko ibirindiro byo babisenye bakajya mu giturage, dore ko ari ahantu baba baravukiye
bigatuma rero n'ubundi hano umutekano ukomeza kugenda uba mucya bitewe n'abahungu nyine bakomeje kugenda bihisha umungumu. Inkuru ya gatatu reka tubwire ko intambara yakomeje ndetse wenda badukurikira bashobora no kuza kumva amabomba aremereye cyane ari kurekurwa kuko ibintu byongeye kuba bihindura isura mu gace bita Mangeri. Ibintu ntabwo byoroheje guhera mu masaha y'igitondo cya kare, ntabwo ibintu byoroshye n'aka na gatoya. Abasirikare ba FARDC noneho ngo baje ari simusiga bazana ibikoresho biremereye cyane, aho bari kurashisha imbunda ziremereye muri ibice bya za Mangeri bashaka kwigarurira Gatoyi kugira ngo barebe ko bakwigarurira n'ibindi bice bigiye bitandukanye bikikije Gatoyi. Ni muri urwo rwego rero intambara ngiye gufata indi sura, aho imbunda ziri gukoreshwa cyane ziganjemo izirasa mu ntera ndende arizo ni kubona FARDC iri kugenda ikoresha, aho urugamba rwongeye kuba injyankuryi. Ahangaha rero tutazi ngo biribuze kuba birangira bitendere ko FARDC ndetse n'iziboza rindo naho nta yandi mahitamo bafite, kuko babona ko kwinjira muri barikare n'ubundi bitazabakundira cyangwa se bitazabashobokera, dore ko abatembo nabo bamaze kuba bavuga yuko badakena yuko bajya kuzambaguza umutekano wabo hariya muri warikare, aho bavuga babwiye yuko bagomba kuba iwabo ndetse bagakomeza kurwanira iwabo kugira ngo bataza kuzambaguza umutekano w'iwabo. Muri ubwo buryo rero intambara yongeye gufata indi ntera, bituma rero ahangaha muri Mangeri ibintu byongera gufata indi sura, aho imirwano ejo muri kubyumva ndimo ndabyumva ahangaha biturika kabisa ibintu bikumvikana. Bigaragara ko rero ahangaha muri Mangeri ibintu ntabwo byifashe neza, urugamba rwo rwamaze kuba rufata indi sura. Ni mu gihe ubita General Otoporokano Mutayomba nawe yamaze kuba yanzura avuga yuko ngo abasirikare yahawe, dore ko amakuru dufite ngo hazamutse abasirikare bagera mu 1500 b'abahibu, ndetse hazamuka n'abarenga 2000 bo mu mutwe udasanzwe wa Anaconda. Abasirikare rero akaba yavuze yuko ngo bashobora kuba bamufasha byoroshye cyane kurusha uko wenda Wazalendo ngo bari bamaze gusa naho bacika intege. Yavuze ko rero ngo abasirikare bashaka kuba bamufasha kuzamuka Rubaya ndetse na Ngungu, ngaho yihaye rwose ibyumweru 2 akaba yamaze kuba ngo yigarura ibi bice bitewe n'abasirikare yamaze kuba bahabwa ndetse n'ibikoresho yahawe. Ni mu gihe na FDL nazo mwabira bice nazo ngo zamaze kuba zivuga yuko ngo uburyo zibona ibikoresho hano ibiki se kandi hano ibisasu bimeze nabi tangiye guturika ndakeka ambya biri kumvikana ndimo nanjye ndabyumva pe ubwo bigaragara yuko nyine urugamba rwamaze kuba rusha. Reka tuvangaha rero ku yindi nkuru twabagezaho. Indi nkuru dufite ni operation idasanzwe nayo iri kubera mu Birunga, nyuma yuko FDL zikomeje kugenda zizana navuga umutekano muke mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ubwo ndavuga hariya za Rusayo, mvuge hariya mu bindi bice bigiye bitandukanye nka za Nyakagina, yewe bamwe bakaravamo, dore ko hariho n'inka baherutse gutwara hariya hafi ya Karenga baturutse mu Birunga. Ibi rero byatumye n'ubundi uyu mutwe wa M23 ufata umwanzuro wo gukora operation muri ibi Birunga kugira ngo bakomeze guhiga izi FDL ndetse n'izi FARDC, dore ko bari barabaretse kugira ngo wenda barebe ko inzara izabariramo bakabasha kuba bakwikuramo. Ariko n'ubundi urabona ko ari gukora ibikorwa by'ubwambuzi, bakajya mu giturage bakajya gukuramo ibyo kurya, bakiba inka z'abaturage, dore ko hariho n'izindi nka ziherutse kwibwa mu Bwiza, inka zirenga hafi 200 zigaragara ko izi FDL nubwo ziri mu Birunga ariko ziri kujya zijya mu giturage nyine zikajya gukorayo ibikorwa navuga by'ubwambuzi. Muri ubwo buryo rero uyu mutwe ukaba wateguye operation Karundura. Ubu ngubu tugiye gutangira kumva izindi za Nyamugigima hariya mu Birunga bya Nyiragongo ndetse na Nyamuragira, bigaragaza yuko nyine FDL bashaka kwica burundu kugira ngo rwose n'abaturage baturiye Rucuro, ubwo turavuga za Tongo, tuvuge muri mwabya bice za Shonyi, tuvuge za Murimbi, tuvuge hariya mu bindi bice bigiye bitandukanye bigiye bikikije iri shyamba, kugira ngo barebe ko bagira umutekano, kuko kugeza amaginga ya bitewe n'izi FDL zinjiye mu ishyamba ntabwo umutekano uri kuboneka muri rusange. Iyindi nkuru twabagezaho ni uko pinga mu gihe kuba hagezwa abacancuro navuga abamilisiyoneri b'ababirigi ngo nabo bamaze kuba bazanwa mwabira bice
kugira ngo bakomeze kugenda bagerageza kuba bakohereza drone, dore ko ari bari kuzikoresha cyane muri bice bya Pinga nyuma y'uko babonye ko intambara y'ubutaka ikomeje kugenda ibananira cyane. Hano rero ngo abamisioneri nabo bazanwe bamaze kuba bagezwa hariya ku kibuga cy'indege cya Pinga, bigaragara ko rero n'ubundi situation itari buze kuba ari nziza, birongera kuba byazamba bitewe nuko action haya ziri kugenda zikorwa rwose zitiyoroheje, biri kugenda bigaragaza ko hano imbere ibintu biraza kuba bikomeye bitewe n'imyiteguro ikomeye, bitewe no ku mpande zombi bakomeje kugenda nyine bagaragaza yuko nta ruhande rukeneye kuba rwatsindwa cyangwa se rwakwemera gutsindwa muri rusange. Ubona ko rero situation ntabwo ari nziza muri rusange, ntabwo yaba ari ahangaha mu nkengero za Pinga yaba no mu zindi access zigiye zitandukanye. Urabona ko ku mpande zombi bakomeje kugenda bari gucungana ijisho ku jisho, aho twiteze ko isaha n'isaha dushobora kubona naho ibintu byongeye guhindura isura muri rusange. nguko rero ngaho ibintu ntabwo byoroshye. Drone ariko kutatubwira we drone duha amakuru neza yuzuye ya hano za Pinga, hano Pinga I mean hano za Masisi ni Kibuwa ni Nyabyondo, ngo ejo ngo drone ngo kuzongeye kurasa, ntabwo buri gihe duhaye neza. Izi drone ejo zararashe ndetse no muri iki gitondo zongeye kurasa. Ni drone n'ubundi ziri kuva hariya ku kibuga cy'indege cya Gisanga, ni drone nyine nkuko nayo babwiye, dore ko hano muri Nyabyondo n'ubundi ariho navuga aho Pizza M23 ziri buna bari kwitegura kwinjira muri za Kibuwa. Izi drone rero nyuma y'uko nyine coordoneza FRDC zari zifite amakuru y'uko hari abasirikare b'umutwe wa M23 bari kwashyirwa mu rwego rwo kugira ngo bagabe ibitero harazi mu nkengero za Kibuwa ndetse binjira na Warikare. Niho n'ubundi izi drone bongeye kuzohereza, ariko ntibabasha kuba bafata coordone neza ngo barase muri ibi birindiro M23 iri kohereza ngo abasirikare. Bituma rero n'ubundi barasa mu baturage. Ejo rero izi drone zararashe ndetse muri iki gitondo zongeye kurasa, bigaragara ko mu by'ukuri FRDC muri Nyabyondo naho yaharasha abaturage bafite umutekano muke, ndetse urabona ko hari na panike yo ku rwego rwo hejuru. Bigaragara ko rero yaba ari M23 nayo ntabwo iki kirere kugikontrola ku buryo twavuga ngo ntabwo izi drone zirabasha kuba zagira icyo zikora, kuko ziri kuza zikarasa zikagenda zikagaruka. Bigaragara ko mu by'ukuri Nyabyondo nayo ifite umutekano muke, dushobora kubona usibye na Nyabyondo, dushobora no kubona no mu yandi ma axe nka Masisi zone ndetse n'ahandi naho washobora kuraswa, bitewe n'uburyo navuga ibintu bikomeje kugenda bihindura isura muri rusange. Aba bacanshuro bageze Pinga si b'Ababiligi banyuze hehe, bari hano Pinga bimeze bitebyo? Yes, bafashe indege bava Kinshasa bururukira Igisangani. Bava Igisangani bafata imodoka zibazana muri muhanda nyine uturuka Gisangani uza Rubutu, ubwo barika ujya muri Kigamajyepfo itabaza mu hano muri Warikare nyine banyuze haraza Rubutu baturutse za Tingi. Barazamuka bagera Pinga, ntabwo bageze Pinga bifashishije indege, ahubwo baje mu mamodoka. Bigaragara ko nyine bari kuzanwa hariya, dore ko hariho n'abari bamaze iminsi bari hariya za Rubutu bari Igisangane. Ubona ko bari kugenda nyine bazanwa bagenda bashyirwa hafi y'imirongo y'urugamba kugira ngo barebe yuko hari icyo bakora, ariko bo bagashyirwa ahantu hagiye haba ibibuga by'indege kugira ngo nyine bagende babafasha ku ikoranabuhanga ndetse no kuzamura izi drone, dore ko n'ubusanzwe usanga ari bazikoresha cyane kurusha uko FRDC yazikoresha. Ni muri ubwo buryo rero bagejejwe hariya Pinga, ntazi nimba wenda ibyo babazanye bari bashe kuba babigeraho, dore ko no muri gahunda zihari ko M23 nayo iri kuba yuko iki kibuga cy'indege mu gihe cya Pinga kitarafatwa, ndetse ngo batari buze kuba bava kwizima cyangwa se batari buze kuba batuza. Ariyo mpamvu ubona ko muri Pinga naho n'abaturage bamwe abafite amafaranga batangiye kugenda rwose bakuramwo akabo karenge, bagenda bahunga nyine bahungira kure. Nabonye harimo abazamutse muri Kivu navuga y'amajyaro muri Grand Nord, ubwo turavuga za Beni ndetse na za Butembo. Hariho n'abandi babashije kuba bakuramwo akabo karenge berekezo za Gisangani. Bigaragara ko muri Pinga mu by'ukuri abasigaye bo nabakomeye kugenda nyine bategereza ikiraza kwa gikorwa, ariko urabona ko nyine impumuro y'urugamba yo yatangiye kugenda igaragara.
Yes, turagushimiye cyane, sina makosa rwose kuri izi update zo muri iki gitondo, cyane ko bitanoroshye yaba amarezo aho ngaho muri abari ikibazo, ariko nyine uburyo cy'ubugendo ubikurikiranamo neza, turagushimira cyane. Asante sana. Ubwo naho mu yandi masaha. Naho yandi masaha. Yes, ngayo nguko rero bakunzi ba Eugene Official ararekwa ntashira. Reka rero duhinire ahangaha rwose, tuze gusubira mu yandi masaha tureba n'andi makuru ari buze kuba agezweho. Turabakunda cyane, ciao. Eugene Official.